Ndahiro Valens Papi, BTN TV. Bati karundura ubushomeri mu rubyiruko. Ndahiro Valens Papi yateguje EP cyangwa se Extended Play iriho ubutumwa bukomeye ku rubyiruko. Ndagushimira cyane wamaze ukanda subscribe kuri Irika TV Rwanda, nawe mushyashya ngo haye ikaze kurikira ikiganiro kandi like share ndetse na comment, hanyuma dukomeze kubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye kuri Irika TV Rwanda. Sawa gusa rero kuri TikTok turahari, kuri Instagram turahari ndetse no kuri Facebook dufite page aho se wadukurikirana ukadufollowinga ndetse ukatugezaho ibitekerezo byawe tukagira icyo tubyungukiraho ndetse tunabiboneraho kugira ngo tubatangarize cyangwa se tubahe ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kandi bibaryohera bifite n'icyo bibamariye. Umunyamakuru wa BTN TV Ndahiro Valens Papi yatangaje ko ari mu myiteguro yo gushyira ku isoko indirimbo 6 zizaba zigize Extended Play cyangwa se EP mu magambo arambuye. Ya mbere iriho izo kuramya no guhimbaza Imana, zinagarurira urubyiruko cyangwa se zinakangurira urubyiruko kuvana amaboko mu mufuka rugakora. Uyu mugabo yatangaje nyuma yuko amaze iminsi ashyira hanze indirimbo zirimo nka ku mugaragaro iri mu rurimi rw'ikinyarwanda n'icyongereza n'izindi nyinshi. Mu kiganiro n'inyarwanda ari nayo dukesha aya makuru cyangwa se iyi nkuru nyamakuru, Ndahiro Valens Papi yavuze ko hejuru yo kuba yarahisemo gukora itangazamakuru kuva kera, yiyumvagamo gukora umuziki byatumye ashakisha ubushobozi kugira ngo atangire kugaragaza impano ye y'umuziki. Uyu munyamakuru ukunzwe mu buryo butandukanye kubera uburyo yivugira amakuru nkuko mwatangiye mubyumva kuri ako kantu, ni ibintu avuga ko yagiye agarukaho mu bihe bitandukanye nubwo abantu batabyumvaga neza, kandi ko ngo nta kintu cyo kumuca intege kirimo. Ati ni gahunda nzakomeza kuko umuziki ni ubuzima muvandimwe. Maze imyaka 3 ndi mu muziki, ariko uyu mwaka nibwo nshaka kubyinjiramo neza kurushaho cyangwa se kurusha ikindi gihe nigeze nambikora cyangwa nambitekereza. Ndahiro Valens Papi kandi yavuze ko yinjiye mu mwaka wa 2025 yihaye intego yo kurangiza EP ye ndetse arashaka kuyishyira hanze mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu. Ati kugeza ubu EP yanjye y'indirimbo 6 yamaze kurangira, ndatekereza ko izasohoka mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu. Atangaza ibi kandi Ndahiro Valens Papi yavuze ko nta wundi muhanzi bakoranye kuri iyi EP ye kandi iriho indirimbo 2 zo kuramya no guhimbaza Imana n'izindi enye zubakiye ku mudiho wa hip hop. Nanone kandi Ndahiro Valens Papi yavuze ko ibihangano bye biri kuri uyu muzingo muri rusange byubakiye ku gushishikariza urubyiruko gukura amaboko mu mufuka. Ati ni ibisanzwe, ni ubutumwa bushishikariza urubyiruko cyane cyane kwirinda ikibi no gukura amaboko mu mufuka, bagakora mu rwego rwo gukemura burundu ikibazo cy'ubushomeri karundura buhagaze mu rubyiruko ndetse bumeze nabi cyane. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare buherutse kugaragaza ko ubushomeri bwagabanyutse bugera kuri 14.7% mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, ugereranije na 16.8% bwariho mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2026. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abari ku isoko ry'umurimo mu Rwanda bafite kuva ku myaka 16 barenga 5,300,000, abafite akazi muri bo bakaba 4,4,500,000. Imibare igaragaza ko abafite akazi biyongereyeho kandi n'ibice 7% kugeza mu kwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2024, mu gihe mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023 bari bazamutseho 4%. Ndahiro yavuze ko indirimbo 6 zose ziri kuri iyi EP ye zakozwe na producer Jada Beat ndetse yumvikanisha ko azazikorera amashusho mu bihe bitandukanye. Uyu mugabo yiyongereye ku rutonde rw'abandi banyamakuru basanzwe bakora umuziki barimo Luwino Tosh uzwi nka Uncle Austin wa Kiss FM, Pasi Kizito wa Magic FM ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ndagushimira cyane wowe udahwema kubana natwe umunsi ku wundi kuri Irika TV Rwanda, ukurikirana ibiganiro byacu, ugatanga comment, ugakanda like, share ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Imana iguhe umugisha, kwagurira amarembo, iguhe ibyiza wifuza kugeraho, akamwenyu kawe kagaragare ku maso kubera ibyishimo, amarira y'ibyishimo niyo nkwifuriza. Imana ikurinde ikibi cyose kikubangamira mu buzima bwawe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.